Muraho neza bakunzi ba Skillnet Rwanda, ndabasuhuje cyane mwese. Igikorwa cyo kwifotoza ngo umuntu ahabwe indangamuntu koranabuhanga cyaratangiye ahantu hamwe na hamwe cyagiye gitangira bamwe bamaze kwifotoza. Ariko wowe aho bataragera hari ubwo wakwibaza uti ese ni bande bagomba kwifotoza ngo bahabwe indangamuntu koranabuhanga? Hanyuma se kandi ugiye kwifotoza kwiriye kwitwaza iki? Ibyo bintu ugasanga nibyo kwibaza. Ubundi reka mbisobanura hanga ko iyi video nayihaye title ivuga ngo ibisabwa mu kwemeza amakuru no kwifotoza ku ndangamuntu koranabuhanga. Ubundi abantu bagomba kwemeza amakuru ndetse no kwifotoza ngo bahabwe indangamuntu koranabuhanga ni Abanyarwanda bose, kuva ku mwana ukivuka, impunzi n'abanyamahanga bose baba mu Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse n'abimukira bafite ibyangombwa by'ibihugu bakomokamo. Ikindi kandi uretse abo gusa kandi n'abantu batuye mu Rwanda batazi ubwenegihugu bwabo bazafashwa. Mwese utuye mu Rwanda nawe ubu nawe ari mu bantu bakwiye kwifotoza, utazi ubwenegihugu cye nawe uwo nguwo azafashwa gufotorwa. Reka turebere hamwe rero iby'umuntu cyangwa se iby'umunyarwanda ugiye kwifotoza ngo ahabwe indangamuntu akwiriye kwitwaza ubundi mbere na mbere. Uwiyandikisha ngo afotorwe ubundi agomba kubanza gusuzuma no gukosoza amakuru amwanditseho akayemeza kuko buri bariyo. Uburyo bwo kugenzura amakuru akwanditseho rero buroroshye. Wandika ijambo amakuru, ugashyiramo akanya cyangwa se ugasiga akanya, ukandika nimero y'indangamuntu yawe, ukohereza ubutumwa bugufi kuri 3500, ugahabwa amakuru akwereka uburyo wabaruye muri sisitemu ya NIDA. Iyo usanze amakuru ariyo, ushobora kuyemeza unyuze kuri wa#irembo.gov.rw cyangwa se rawa, ahanditse kwemeza imyirondoro y'indangamuntu koranabuhanga y'umuntu ku giti cye cyangwa se yabishingiwe, y'umuntu ku giti cye cyangwa se yabishingiwe. Mu gihe uwo wamaze kwemeza atujuje imyaka 16 cyangwa ukaba wasaba kuyakosoza, ushobora kujya kwemeza amakuru kuri site ifotora witwaje icyangombwa kikuranga. Wakibaza ngo ese icyangombwa kindanga ni ikihe? Wakwibaza ngo ubundi icyangombwa nge kindanga ni ikihe? Ibyo ukwiriye kwitwaza ugiye kwemeza amakuru no kwifotoza ngo uhabwe indangamuntu harimo indangamuntu yawe cyangwa se nimero zayo mu gihe yatakaye, cyangwa se ugatwara ikindi kintu ugomba gutwara, nimero z'indangamuntu z'ababyeyi bawe mu gihe bafashe indangamuntu zikoreshwa ubu, nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye mu gihe washatse byemewe n'amategeko, cyangwa se nimero yo mwirangamimerere ikuranga ku bantu batarafata irangamuntu ariyo bita application number. Mwese murayizi, utayizi sobanukirwe na kanimero karanga umuntu cyangwa se umwana wese utarahabwa irangamuntu. Iyo utayifite ako kanimero ugomba kukitwaza. Nabibabwiye muri video y'ubwashize ibibazo abanyeshuri bibaza ibyo bagomba kwitwaza nuko bagomba kubigenza. Iyo nimero nayo babwiye nuko uburyo wayibonamo. Mu gihe rero wasuzumye amakuru akwanditseho ugasanga harimo ikosa, hano ngiye kubabwira ko ushobora gukosoza ayo makosa ku mukozi ushinzwe irangamimerere ku murenge ukwegereye cyangwa se NIDA, witwaje ibyangombwa bigaragaza amakuru y'ukuri. Nongera kubabwira ngo ndabashimiye kuba twabanye kuri iyi video. Ubwo mbabwiye abantu bagomba kwifotoza n'abahe. Ikindi kandi nongera ndababwira ngo hari icyo utasobanukiwe neza cyangwa se ariko utumvishe,
ushobora guhamagara kuri nimero ibishinzwe yo muri NIDA n'ubundi ibihari ni 3500 cyangwa se usura ibiro by'akagari ubarizwamo mubona ibisobanuro birambuye. Iyi ni Skillnet Rwanda tubagezaho ibiri kubera mu ikoranabuhanga n'iranga mu ikoranabuhanga no mvumba amakuru yayo, kuko Skillnet Rwanda igamije kugusobanurira ikoranabuhanga ikaguha amahirwe yo kubona akazi cyangwa se amahirwe yo kujya kwiga bitewe na scholarship zihari. Ubundi mbabwira ngo mukomeze mudushyigikire, mukande subscribe, musharinga abandi bose babimenye. Ubundi mbabwira ngo ndabakunda cyane, ubundi duhure muri video y'ubutaha. Nzaza mbaha ibindi byinshi bizaba bigezweho, ibindi bishyashya nzaba nshaka yuko mumenya, cyangwa se namwe mushyire muri comment muvuge ngo ibi ngibi uri muratubwira ni sawa nibyo. Ngaba rero ndabakunda mwese, duhure muri video zindi z'ubutaha. Ciao ciao.